Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ubasuza n'umugenzi wanyu ubwoko bw'Imana God's people Anastase Sibomana n'ubundi ni kuri Irera TV1 duhuriraho dusangira byinshi cyane byimbitse mu bigendanye n'iyobokamana turebera hamwe icyo twakora twanoza twashyiramo umurongo nk'uko Imana ibishaka. Uyu munsi turi kurebera hamwe kino kiganiro kigira giti cyangwa kitwereka uburyo tugomba kwitandukanya n'abadafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana kandi ukabikora ugamije gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niho ijambo ry'Imana n'ubundi rivuga ngo muve cyangwa ni ijambo ry'Imana riza ryerekana ngo twitandukanye n'abatizera tudahwanye, ariho ijambo ry'Imana rikomeza ribyerura. Rero iki kiganiro ku buryo burambuye turagisanga kuri YouTube ku murongo wa Irera TV1, ariho turaza gusanga nyirizina uburyo ukwiriye kwitandukanya n'abadafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana kandi nawe ubikoze ukabikora ugamije gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ribivuga nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Murakoze cyane.